hari ibintu by'ingenzi ukwiriye kumenya nimba ushaka kubaho ubuzima bufite intego ndetse n'icyerekezo, aho kwiruka inyuma y'amashyengo y'isi. Abantu benshi bari gushaka ubukire bwihuse ndetse no gutunga ibintu bihenze, ariko muri ibyo byose bisa nkaho bibagirwa ikintu kimwe cy'ingenzi. Birengagiza ko ubukire burambye bushingira ku bitekerezo bifite umurongo ndetse n'imico ikwiye, ndetse no mu bwenge mu gufata ibyemezo. Mbahaye ikaze. Nge wumva nitwa 2MC. Komeza wumva impamba y'ubwenge, umenye uburyo ushobora gutandukanya ubuzima bwo kwishimisha mu buryo bw'agateganyo n'ubuzima bufite icyerekezo kirambye. Reka tubiganireho. Tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'igikundiro, tunarebere hamwe ubuzima bw'iterambere. Ibyo uhitamo uyu munsi bigira ingaruka ku hazaza hawe. Nimba uhitamo gukora cyane, ukizigamira, ukiga, ukanashora mu bikorwa bifite agaciro, byanze bikunze nimba ukora ibyo bintu uzabona inyungu nini mu gihe kizaza. Ariko nimba uhitamo gusa kwishimisha, kwambara neza, gutunga ibintu bihenze ariko nta buryo ufite bwo kubikomeza kubitunga, icyo gihe nta kabuza uzisanga mu bibazo bikomeye. Icyo wakwibaza muri kano kanya, ese ushaka kuba umuntu uzaba ufite agaciro mu myaka 10 iri imbere, cyangwa ushaka kugaragara neza ubu ngubu ejo ukazicuza? Umva itandukaniro riri hagati y'ubuzima bwo kwishimisha n'ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bw'igikundiro n'ubuzima bw'iterambere. Reka tubivugeho. Ubuzima bw'igikundiro burangwa no kwifuza gusa, mu gihe ubw'iterambere ari ugukoresha ubushobozi bwawe uko bungana. Ubuzima bwo kwishimisha burangwa no guhaha ibyo udafitiye ubushobozi bwo kwishyura, ni mu gihe ubuzima bw'iterambere burangwa n'umuco wo kwizigamira. Mu gihe ubuzima bw'igikundiro burangwa no kwigereranya nabo mutanganya ubushobozi. Nanone ubw'iterambere burangwa no kwiga uko watera imbere, mu gihe ubw'igikundiro burangwa no gukoresha amafaranga yose uko yinjiye. Mu gihe ubw'iterambere burangwa no gukoresha amafaranga yose mu buryo bufite intego z'iterambere. Nta ibyo bidahagije kandi abashaka kubaho mu buzima bw'igikundiro barangwa n'ubuzima bwo kugira ubunebwe, bizeye yuko hari uzabatabara mu gihe bahuye n'ibibazo. Mu gihe ubw'iterambere burangwa no guharanira kwigira no kwiyubakira ahazaza. Rero mu magambo makeya, tugomba gufata umwanzuro mwiza, tugatekereza ibyo dukoresha ubu ngubu nimba ari iby'ingenzi koko, cyangwa se ari ibintu bitazagira icyo bitumarira mu minsi iri imbere. Nanone kandi icyo tugomba kumenya, tugomba kugira ubwenge mu gufata ibyemezo bya mikoro. Nimba ushaka gutandukana n'ubuzima bwo kwishimisha muri aka kanya, ugomba kugira ubwenge mu mikoreshereze y'amafaranga yawe. Umva amategeko 3 y'ubukungu agomba kukugira umuntu utekereza mu buryo burambye. Icya mbere, ugomba gutangira kwizigamira hakiri kare, ko nimba utizigamiye bigishoboka uba wihaye itegeko ryo kuzabaho nabi mu gihe kizaza. Rero amafaranga makugira ugomba kuyakoresha mu buryo buboneye, aho kuyajugunya mu bintu bidafite umumaro. Icya kabiri, ugomba kwishyiramo umuco wo gushaka imari, aho kugura imyenda ihenze na telefone. Tekereza uko washora amafaranga yawe mu bintu bifite inyungu. Nanone kandi wibaza uti, ese aya mafaranga ashaka gukoresha, ashaka kuyakoresha mu bintu bifite inyungu, byagira icyo binyinjiriza? Ese wari uzi ko abantu bacuruza telefone zihenze aribo badakoresha telefone zihenze? Kubera ko icyo bashaka ari ugushora ahafite inyungu, aho gushora aho batazakura inyungu. Icya gatatu, ugomba kwirinda gukora ibintu ngo ushimisha abantu. Nimba ibyo ukora bishingiye ku gutuma abantu bagukunda cyangwa se bakwemera, uzicuza nyuma. Ugomba guhitamo kubaho ubuzima bwawe uko bungana n'ubushobozi bwawe, aho kugira ngo urwane no gushimisha abandi. Icyo ukwiriye kuba wazirikana muri kano kanya, ibyemezo byiza bifatwa iyo utekereje ku hazaza hawe aho kuba utitaye ku ngaruka. Birebana kandi no kwiga ubukire bwo kubaho muri ubu buzima. Nimba ushaka gutandukana n'ubuzima bwo kwishimisha mu buryo budafite intego, ugomba kubanza kwiga neza uburyo bwo kubaka umutungo urambye. Ikindi kandi, ugomba kugira ubushake bwo kwiga buri munsi, ukanamenya ko abantu bafite amafaranga menshi si uko bayarwanyeho, ahubwo ari uko bize uburyo bwo kuyakoresha neza. Tangira wige neza uburyo amafaranga akoreshwa n'uburyo washora, ndetse unige n'uburyo yakwiyongera. Magambo make, nutiga ibya business n'imikoreshereze y'amafaranga, nta kabuza uzahora ukorera abandi. Ugomba gutanga agaciro aho gukurikira amafaranga gusa, kuko muri ubu buzima abantu batanga agaciro barakenerwa. Ntabahora bishakira amafaranga gusa, ntibabasha gukomeza kuyagira. Rero reka gukomeza gutekereza ku mafaranga wifuza, aho gutekereze no ku gaciro ushobora gutanga. Ugomba kumenya ko kandi iyo ufite icyo umariye abandi, amafaranga aza ari nk'igihembo cy'ibyo wakoze.
tekereza ku byo ushoboye aho kureba ibyo abandi bashoboye cyangwa se bakora, kuko abantu benshi baba bashaka gukurikiza ibyo abandi bakoze cyangwa se bagezeho aho kugira ngo nabo batekereze ku mpano zabo bwite. Rero aho kugira ngo utekereze kubaho nkawe, tekereza ku byo ushoboye bizamure maze ubibyaze umusaruro. Menya ko kandi ubukire budaturuka mu gukora nkawe gusa, ahubwo buturuka mu kumenya gutekereza kure no kugira ibyemezo bifatika. Ku birebana n'uburyo bwiza bwo gukoresha imbaraga zawe, abantu benshi bari gushaka gukira kandi nta kintu na kimwe bakoze kugira ngo bagere ku bukire. Muri kubona bamwe kuri wowe bafite amafaranga, ese ujya wibuka kubabaza ibyo bakoze kugira ngo bayagire? Ugomba kumenya ko ubukire buturuka mu gukora, mu gutekereza neza no kugira ibitekerezo bifite umurongo uhamye. Umva ibibazo ukwiriye kwibaza uyu munsi: se nkora iki kugira ngo nzabe umuntu ukomeye ejo? Ese uyu munsi ndimo kwigira ku bantu bafite ubwenge cyangwa ndimo kwigira ku bantu bakunda kugerageza gusa? Igisubizo cy'ibi tuvuzeho, kuko wakora wizigamire, wige uko wagira ubuzima bufite intego. Umwanzuro w'ibi byose twavuze, ugomba kubaho ubuzima bufite intego ndetse n'agaciro, aho kubaho ubuzima bushimisha abandi. Ubuzima bw'isi bugenda bwihuta, ariko icy'ingenzi si ukubaho nk'abandi, ahubwo ubuzima ni ukubaho mu buryo bwiza kandi bwubaka ejo hazaza. Nanone menya ko ubuzima bufite agaciro atari ugutunga ibintu bihenze, ahubwo ubuzima bufite agaciro ni ukumenya gukoresha ubushobozi bwawe mu buryo bwiza. Nanone menya ko umuntu ukomeye atari wa muntu wambara neza gusa, ahubwo umuntu ukomeye nuwumva ko ubuzima buturuka mu gutekereza kure, aho kuba wa muntu ukurikira ibintu by'igihe gito. Icyo wakora ubu ngubu, tangira kwiga uburyo wakwiteza imbere aho gukurikira iby'abandi. Inde kandi gukoresha amafaranga yawe mu bintu bitazagira umumaro mu gihe kizaza. Ubuzima bwawe urajya utekereza kandi ku ngaruka z'ibyo ukoze uyu munsi, ko bishobora kugira ingaruka mbi cyangwa se nziza hazaza hawe. Rinda imyanzuro ishingiye ku kuryoshya ubuzima gusa, ahubwo wicare utekereze ku hazaza hawe, kandi unamenye ko ubuzima bufite icyerekezo buruta ubwo kwishimisha mu gihe gito. Gira intego, ureke kwishora mu myenda idafite umumaro. Ikindi kandi wige uko wateza imbere ubwenge bwawe, hanyuma urebe yuko utazaba umuntu ukomeye mu myaka 10 iri imbere. Reka iki kiganiro tugicumbikira ahangaha. Ndagushimira wowe twabanye muri iki kiganiro. Njye wumvaga nitwa 2MC. Hari indi nyunganizi cyangwa se ikibazo cyangwa se igitekerezo cyangwa se hari icyo wifuza ko tuzavugaho, wabishyiraho hasi muri komenti. Ndagusaba kandi nimba waryohewe n'iki kiganiro gukanda subscribe, ugasharinga iki kiganiro kikagera kuri benshi. Ndagushimiye.